Ikaze muri iki igitondo cyo ku itariki 18 ukwezi ni Werurwe mwaka wa 2026 amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaberaga ejo mu bice bigiye bitandukanye kuva Sange, Runingu ndetse na Kibibi, ariko noneho M23 isa nkaho FARDC yaneshejwe kubera ko M23 yakomeje kwavansa binatuma iza kugera hafi ya Uvira neza mu misozi ya Uvira, igera mu bice bya Kirungu ndetse na Mitamba, ibice bikikije Uvira. Niba nukwibaza M23 ishobora gufata Uvira cyangwa se nugukangarata igaguma mu misozi ikikije Uvira. Niyo makuru tugiye kuza kwibandaho muri aka kanya, ariko siyo ngingo yonyine nanone dufite, kubera ko turaza kubabwira yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngari gushinzwa kuba yarashimuse inzu cyangwa se ingoro ya murumuna wa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo makuru tugiye kwibandaho muri iki gitondo. N'ubundi niba ari ubwa mbere bisanze kuri mwe bishya mu Rwanda, kanda subscribe ukande like kugira ngo tubane nawe iminsi ku yindi, umunsi kundi, isaha ku yindi, isegonda ku yindi, umunota kundi, gatanu kuri gatanu. Reka nkubwire ngo ikaze, ariko nyemerera amakuru yacu tuyahere kuri aya ngaya. Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arashinjwa kuba ngo ejo bundi yarohereje abantu bakajya gushimuta inzu ya murumuna wa Joseph Kabila. Tshisekedi umaze gukorwaho raporo nyinshi cyane kuba abangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abandi bagashimutwa mu buryo butumvikana. Ku isaha ya 3:04 z'ijoro, uwanditse inkuru, umunyamakuru ukomeye cyane witwa Steve Wemby, yaranditse aravuga ngo ku isaha y'isa 3:04 z'ijoro Kinshasa, abasirikare b'umutwe w'abarinzi b'umukuru w'igihugu Garde Republicaine cyangwa se GR bari bafite uburyo bunyuranyije n'amategeko urugo rw'icyubahiro rwa Zoe Kabila, ngo bari bakirufite kugeza na nijoro. Muri iri joro ryakeye rukaba ruherereye rero muri nimero 2900 mu gace ka Bereya muri Ngariyema, akaba ariho uru rugo ruherereye rw'uyu murumuna wa Kabila, Zoe Kabila. Kuva ejo kuwa mbere tariki ya 16 Werurwe 2026 ingabo zinjiye muri uru rugo zinasahuramo ibikoresho bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Urwo rugo rukaba ari urwa murumuna wa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyemerera nkugezo andi makuru ajyanye n'ikibuga cy'imirwano, intambara aho bigeze, uko imirwano byifashe. Ndaza kwifashisha ibice bimwe na bimwe kuri map nkugezaho amakuru ajya arambuye nuko imirwano yakomeje kugenda, naho ingabo muri rusange ziri. Nyuma yo gushotora ingabo za AFC M23, igisubizo cyabaye gikomeye cyane mu buryo ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo batakaje imyanya myinshi cyane Ikirugu ndetse n'Imitamba bihereye mu misozi miremire igize umujyi wa Uvira. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane, ivuga ko FARDC yagabye ibitero byo kuba yafata ibice nka Sange, ibice bya Sange igakomeza Kamanyola, byaje kurangira bigoye, ahubwo iza kwamburwa n'ibyo yari ifite, kubera ko M23 byaje kurangira igeje mu misozi ikikije Uvira. Bivuze ko Uvira kuyifata ari ibintu byoroshye cyane. Ni ibintu bigaragara ko M23 ejo, nyuma y'imirwano ikomeye cyane, abaturage bongeye guhunga mu bice bigiye bitandukanye, bava za Kibibi, bava za Runingu bakajya za Sange. Ni ibintu byakomeje gutera impagarara cyane ku mirongo y'urugamba, ndetse n'ubuzima, imibereho by'abaturage byakomeje kujya mu kangaratete. Ariko hano nifashishije mapu cyangwa se mapu y'icyogajuru kugira ngo nkwereke ibice bigiye bitandukanye. Mapu nikoreye kugira ngo nkwereke uko intambara yagenze kuva hano Sange. hari harimo ibirometero 12 nibura kugira ngo ugere hano za Runingu, kugera za Runingu
mu bice bigiye bitandukanye. Hari harimo ibirometero bigera kuri 12, ni ibirometero wenda nubwo atari bike ariko sina byinshi, kubera ko ni ibirometero ku mirongo y'urugamba biba bitagoye cyane, bivuze ko ikintu cyo kurwana ndetse n'ibintu by'intambara. Impamvu hano tutari guhita tubereka neza ibice bya Runingu ndetse na Kibibi, ni ibintu bisaba kuzuminga cyane kuri map, kubera ko ni ibice biri hano mo hagati na hagati, bitakorohera guhita ubibona ushaka kureba ibice bigiye bitandukanye binini, ariko bivuga ko ari ibirometero bikeya cyane bigera kuri 12 kuva za Sange hano ukagera aho za Runingu, za Kibibi, aho FARDC yagabiraga ibitero, aho FARDC yari ifite icyicaro. Ariko imirwano yabaye ku munsi w'ejo tariki 17 zaje gutuma 23 yavansa ivanga hose, iragenda ikaba yageza ahangaha muri Kirungu na Mitamba. Urabona ko Kirungu na Mitamba ni imisozi urebeye kuri mapu, ariko ni imisozi irimo igisa nk'ikibaya cyangwa se irimo ikintu kimeze nk'igikoke. Ahangaha rero byaje no gutanga inzira y'abarwanyi ba M23 kuborohera kuza gufata ino misozi ikikije Uvira. Ariko amakuru ntaramenya neza nuko n'iyi Kavisinyi baba barayifashe, ariko yo ntago irafatwa, kubera ko babaye bafashe ino Kirungu ndetse n'ino Mitamba muri hafi Kingiti kuva Uvira. Nanone andi makuru nakubwira nuko kuva Uvira ugera Kirungu hano harimo udusozi tugiye dutandukanye, kama agasozi ka Runingu, aka Kibibi, n'ubundi nawo ni umusozi uteganye n'uwa Kirungu, bitanga n'amahirwe akomeye ku ngabo nibura za M23, kuko kuva hano za Runingu wakuyemo Runingu ugakuramo Kibibi kugera hano kuri Kirungu na Mitamba, urabona ko ari imisozi ijya kuba nk'aho iri hasi kuva uvuye kuri iyi ngiyi iri hejuru. Byo noneho bigahita biba akarusho hano kugera kuri iyi misozi ya Mitamba ndetse na Kirungu, kubera ko M23 iba iri kureba umujyi wa Uvira ari nkaho uri munsi cyane, ari nk'ibice biri munsi cyane cyangwa se munsi y'umusozi, byayorohera gutekereza ko yafata Uvira. Ariko narakubwiye ngo abasesenguzi babona ari ibintu bigoye cyane nyuma y'ibiganiro biri gutegurirwa i Washington, byamaze gutumirwamo abarebwa n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nubwo nta makuru ahamye yuko M23 noneho ishobora kuba ifitemo icyicaro gihoraho cyo kuganira ku bibazo biyireba. Reka nkubwire ngo nahangamba nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, ukanda subscribe, ukande ku like, kugira ngo tujye tubana nawe umunsi kundi, tubane nawe isegonda kurindi, tubane nawe umunota kundi, amakuru 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo ukanda subscribe no gutanga igitekerezo cyawe muri comment ni ingenzi cyane. Reka nkubwire ngo iyi ni Kivu Update.